none nyuma y'imba koko ibi bintu bibaho uyu mukobwa akora iki kugira ngo azagaragaze ise w'umwana we azamumugaragariza ni iki yakora ikintu yakora nge mba mbona ikintu yakora ngewe rero ko mbibona bitewe nuko abatazi aderese ze ikintu mbona yakora ni ukwiyakira si mushiki wawe muhuriye ku ishuri murabanye ibi bintu utekereza ko nta gihe kizagera bikajya bibaho ugashiduka ubana na mushiki wawe musangiye so neza cyane byo kuko hari nubwo birashoboka pe kubaho ari ibyo byashoboka ko byaba kuko afite kumubyara bitewe nuko aba atazi ngo nuwahe noneho niba atazi ko afite n'abana n'uwo mukobwa atazi ko afite basaza be bikarangira bigenze gutyo. Reka tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ndizera ko mwese mumeze neza, namwe muri mu mahanga ndizera ko mushima Imana rugira rugenda byose. Reka nkubwire wowe wakoze subscribe ku rubuga rw'Umwana TV nti Imana yo mu ijuru iguhe imigisha yose wifuza. Nimba nawe utarayikora byaba ari byiza, reka tugusabe amaboko yawe, kandi kugusaba ntabwo ari ugutegeka. Twebwe twishimira ko twabana namwe mu buzima bwacu bwose n'ibiganiro dutegura hano ku Mwana TV. Uyu munsi murabizi ko inkuru zacu zibanda ku bana, tubaka ibitekerezo cyane ko muzi ko nabo ari abahanga mu bijyanye no gutekereza. Niyo mpamvu uyu munsi tubazaniye umusore mwiza rutebeza bigembe rugero rw'ingabo nziza rutingwa rw'imirinde nk'ingabo z'inkotanyi n'icyogere mu nkuba igituza cy'umunihira. Ndakubeshyeye se? Aya. Rigitu. Ndakuzi uravuga. Ufite umunwa none utangiye kwigira ngonya. Umunwa wundi wabura. Umva ku kintu cyitwa umunwa. Wakoze umudomo. Ari umupeti yitwa Fabrice, uramuzi ukuntu yakoze umunwa? Karavuga arawukora ko ukagira ngo bagashyizemo amabuye yayandi ya supe subundi yawukoresheje iki? Yawukoresheje iki? Nyine ni ukuvuga ngo ajya aho ngaho akavuga koko akavuga ibintu byose avuze akakongeza umuntu akawugora koko. None nawe muri mbaza nkubaze ku Mwana TV, nzi kuri mu bantu bagira umunwa. Wari wakoze umunwa urawubaka. Amakuru ni meza, meze neza cyane. Wariye iki? Wanyoye iki? Waraye ute? Wiyoroshe iki? Wabyutse ute? Waboroshesheje ihe korogate? Ntubamamarize. Ikibazo cya mbere nakubajije ni iki? Ikibazo ni uko nariye. Nicyo cya mbere? Icya kabiri cyabaye iki? Uti niriwe nde? Icya gatatu naraye nde? Babyandike muri comment ni mutari ube. Idumbe. Icya mbere uratangiye? Nariye nde? Niriwe nde? Naryamye nde? Niyoroshe iki? Narose iki? Aya. Kintu nigeze nibyo. Nta kindi nakubajije? Nibyo. Babyandike. Nimba nta kindi nakubajije babyandike. Ako shaka nana bakopeza. Nago nakubajije ni korogate wiborosheje. Bibeze bite se? Ni sawa. Ibwira abakunzi b'Umwana TV kugira ngo tuganire nkubazo tubazo tw'umuriro. Banzu bibwire. Amazina yanjye niyo nizeye Egide Karyogahawe n'Imana. Ibyo niryo zina ryanjye mu bisanzwe. Karyogahawe n'Imana. Agakise. Akimana yamaye.
urancaze rero karyo gahawe n'Imana kabisa agaki njye mfite amatsiko ariko hari twinshi Imana itanga niyo mpamvu katabura. okay yes uwo niwe tugiye kuganira ku Mwana TV nzi ko mumukunda kandi nkuko nabibabwiye amenyerewe cyane muri content twashyizeho yitwa Mbaza Nkubaze aho abana baganira ku tuntu n'utundi babazanya. Ndabizi ko nawe uba uri umunyamatsiko wifuza kuba wabakurikirana igihe cyose, niyo mpamvu tukubwira ngo nimba warakoze subscribe ni ibintu by'umugisha cyane, nimba utarayikora umwanya n'uyu kugira ngo uduhe amaboko. So icyo ngira ngo tuganireho uyu munsi, ushize naganiriye n'abana bagenzi bawe ntabwo wari waje, ariko nifuje ko nawe twaganira nkumva mind yawe. Ndabizi ko iri hejuru ariko nawe ugire igitekerezo utanga, ugire inama uha abantu. Ujye wumva ko hari abana bavuka bakavuka nkuko bisanzwe, akavuka nk'undi mwana nta kibazo yujuje ubuzima, ariko agasanga ntazi se wamubyaye kandi ise ariho. Ibyo bintu kuri wowe wumva bishoboka cyangwa nibyo mpimbahimbye? Birashoboka kuko n'ubundi mu buzima busanzwe bikunda kubaho. Yego. Ugasanga uwo mwana aravutse adafite se wamubyaye, amufite ariko atamuzi. Cyane bimwe babana n'abana bo mu gasozi. N'abana bo mu gasozi. Duhingero none uyu mwana kugira ngo avuke muri ubwo buryo biba byaragenze gute? Icyo gihe ni cya gihe wa musore ugenda kosha umukobwa, amwoshesha ibintu bitagira 12, yarangiza bamara gukora ibyo akamuta. Hari uwumva ko uwo musore ari uwo baturanye, ari uwo baziranye, yazayoberwa uko byamera kose, yazabumvira ati dore nguriya se. Ariko hari abana bavuka uyu munsi akagera ku myaka nk'iyo ufite atazi se wamubyaye. Cyane pe biraba. Ingero nizihe? Ingero z'abo bana nuko cyane ko abo bana uko bakura ntabwo babazi base, ariko biterwa nuko icyo ari hari abo twaganira ubushize bagenzi bawe bavuze ko ahanini ikibitera ari nkuko usanga umukobwa ajya nko gushaka nk'akazi nko mu mujyi, akazahahurira n'umuhungu ntibaziranye, nazakomoka ziye, agahita mutera inda. Bitewe nuko aba ari n'ahantu cyane atazi, akamwoshesha ibyo bintu byaho ngaho, ugasanga nuko nguko bigenda. Igihe kikagera uwo mwana akavuka. Cyane. Ibi bintu bibaho cyangwa ni ibitekerezo byanjye nk'umunyamakuru? Oya, bibaho muri daily life, bibaho cyane. None ndiho ndibaza, uyu mwana iyo amaze kumenya ko adafite se, nani atazi se, utekereza ko abyitwaramo gute? Ise aramwumva, yumva ko yavutse kwa, ntabwo yavutse ku giti, ariko nyina nta busobanuro afite kuko yabonanye na se ukwezi kumwe, yumva ngo yakomokaga mu majyepfo, iwacu ni mu majyepfo, amajyepfo arimo Muhanga, arimo Ruhango, arimo Nyanza, arimo Nyaruguru, arimo Nyamagabe, arimo Gisagara, arimo Huye. Amajyepfo ni manini, ni urugero ariko kuko birashoboka ko yaba anaturuka no mu majyaruguru n'uburengerazuba n'uburasirazuba. Noneho bakabonana, uwo mukobwa agatwara iyo nda, umwana akavuka. Utekereza ko nyuma y'uko uwo mwana avutse atazi se wamubyaye, umwana bitekerezaho gute? Ni cyage usanga umwana yigunze, nta burenganzira busesuye afite, akenshi ko niyo uwo mukobwa mubyaye bwo kugira ababyeyi. Kenshi nuko uwo mukobwa yamubyaye, ababyeyi bakenshi bakunda kumutererana, ugasarvana icyana cyana bikamubuza uburenganzira bwe. None nyuma y'imba koko ibi bintu bibaho, uyu mukobwa akora iki kugira ngo azagaragaze ise w'umwana we, azamumugaragariza? Ni iki yakora? Ikintu yakora nge mbona ikintu yakora ari cyambere kwegera abayobozi mbere kugira ngo abone se wo mwana, no kwegera abayobozi, nabarangiza azabegera babwira ngo iki? Nuko babwira ko
bishobora kuba byarabaye amwosha muri byo amwosheshe bya bindi akamwosheje ibintu bitagera 12 noneho bikarangira babikurikiranye. Ikibazo ni iki? Ikibazo kiracyakomeye. Uyu mwana wavutse gutya, uwo mukobwa ntiyari yakamenya adresse ya wa muhungu, nta adresse ye yarazi, nuko yumva ngo nuwo mu majyepfo gusa, nuko yumva ngo nuwo mu majyaruguru gusa, nuko yumva ngo nuwo mu burasirazuba gusa, nta yindi adresse azi. Azagenda abwira abayobozi ngo nahuye n'umuntu bite gute? Ngewe rero ko mbibona bite nuko abatazi adresse ze, ikintu mbona yakora ni ukwiyakira, n'ubundi nawe icyo yakora akikiga yakwiga agakora ibishoboka akiga, n'ababyeyi be baba batarananiwe mutakarije icyizere akiga yarangiza kwiga, ubundi akakomeza kwita kuri wa mwana. Icyo ni cyo gitekerezo. Iki kintu kirakomeye cyane. None ikibazo uri umuhungu, aramutse ari nka papa wawe, ni urugero ndi gutanga, ntabwo focusinga ari papa wawe nyirizina, ariko ndi gutanga urugero. Aramutse ari papa wawe wagiye akabyara wenda umukobwa akamubyara kuri uwo mugore, ejo akaza nawe akakubyara, si mushiki wawe, muhuriye ku ishuri, murabanye, ibi bintu utekereza ko nta gihe kizagera bikajya bibaho, ugashiduka ubana na mushiki wawe musangiye so neza cyane? Byo kuko hari nubwo birashoboka pe kubaho, ari ibyo byashoboka ko byaba, kuko afite kumubyara bitewe nuko aba atazi ngo nuwahe, noneho niba atazi ko afite n'abana, n'uwo mukobwa atazi ko afite basaza be, bikarangira bigenze gutyo. none hakorwa iki? ni iyihe nama waha urubyiruko ejo ruzinjira mu gihe cyo gukundana n'abakobwa no gukundana n'abahungu? Inama ngiye natanga cyane ku bakobwa, inama yo ku bakobwa ni uko oya igomba kuba oya ikaba oya, naho bya bindi byo kosheshwa ibintu bagakomeza ngo mbite no kari byiza bakagomba gukora, oya ikaba oya oya bakayitsembarara. N'abahungu ayo marari baba bafite bakareka bakabanza bakora inshingano zabo zo kwiga, barangiza akaba ari bwo bajya mu bindi. Cyo nicyo gitekerezo. Aba bana bavutse bagasanga bari kumwe na ba nyina bababyaye ariko batazi base, nkuko tumaze kubisesengura kandi bikagaragara ko bahari, niye nama wabagira aba bakobwa? aba bana basanze batazi base. Abana ngiye ikintu nabagira cya mbere, inama nabagira ni ugukora bashizeho umwete kandi bakamenya ko bagomba gukura isoni ku munwa, isoni ku munwa nizo batewe nabo ba mama wabo, kuko impamvu ibyo byose byabaye ni uko batashoboye kwifata cyangwa ngo bashobore kumenya ubuzima bwabo. Ni uko nabo bagomba bagakura bazi ko oya ari oya. Ese ubu nta kintu uyu mudamu wabyaye uyu mwana akamubyarana n'uriya mugabo, uyu munsi uwo mwana akaba ahari atazi se wamubyaye, nta buryo uyu mudamu yakoresha byibura ngo abone se w'umwana? uburyo bwo bwose bitewe nuko abatazi adresse z'uwo muteye inda, ndumva nta kindi kimenyetso. Buragoye cyane. Nase giye wenda cyafite ikibazo uru rubyiruko ko numva mu Misiri imbere bazajya bashaka bashiki babo, abandi bagashaka basaza babo, bagashiduka jamaye nka tata karabaye none. Oya wowe imyibyiyumviro byawe, umukobwa utazi
utazi none se ntiyaba ari mushiki wawe ujya tuvugisha ukuri umukobwa utazi ubu none ntiyaba ari mushiki wawe ntibishoboka birashoboka none se umukobwa utakuzi ntiwaba uri musaza we cyane birashoboka none ahazaza bizagenda bite ahazaza ndi kubona ko abakobwa bagomba gukoresha oya kugira ngo ibyo byose byirinde ndi kubona ko bagera igihe cyo gushakana igihe cyo gushakana cyo bitewe no kuba bafite uburenganzira aho wenda byakumvikana ariko igihe byakumvikana gute nyine bitewe n'uko baba bageze igihe cyo kubyara cyo gushinga ingo babanza bakamenya nimba umuryango agiye gushakamo badafitanye isano ibyo byo birashoboka ariko igihe bakiri bato bagomba gukoresha oya nibwo bwirinzi ariko nawe urumva ko kino kintu gikomeye cyane katugushimire turabizi ko uduhaye ikiganiro nk'uko n'abavandimwe bawushize twakiganiriyeho ndizera ko nawe abadukurikiye ku Mwana TV baranyuzwe kandi banejejwe n'inama nawe utanze ni ikintu koko gikomeye ntekereza ko buri wese udukurikiye ku Mwana TV uriho urabyibaza aho umwana w'umukobwa agira gutya akava mu gice cy'iwabo aho benshi bakunda kwita icyaro cyangwa se akaba ari n'umunyamugire katubivuge gutya ukaza ukabonana n'umwana w'umuhungu akakubeshya urukundo cyangwa se akakurambagiza ariko mukaganisha ku ngeso abenshi bavuga ko ari ingeso mbi nanjye mbishyigikira ko ari ingeso mbi kuko igihe kiba kitaragera ngo byemererwe n'amategeko y'igihugu cyacu ndetse n'itorero usengeramo mubande ku mugaragaro mugakora imibonano mpuzabitsina bikarangira havuyemo umwana ariko imibonano mukora mukayikora mu gihe gito ndetse agahita akuva mu maso nyamara nta adresse ye nimwe uzi yewe niyo telefone buracya ikava ku murongo uyu munsi rero twariho twibaza ngo aba bana babaho gute ese aba bana babaho dusanze aba bana babaho ntekereza ko nawe muri comment ushobora kuduha inyunganizi n'ibitekerezo hakorwe iki kugira ngo bano bana nabo bagire uburenganzira bwo kubana n'ababyeyi babo bwo kumenya ababyeyi babo reka mbashimire ariko by'umwihariko ababyeyi ni mugerageze muzigamire abana banyu muri ejo heza n'ikigega igihugu cyacu cyashyizeho kugira ngo muteganyirize ejo h'abana hazagende neza ndetse namwe ubwanyu biba ari byiza kugira ngo namwe mwiteganyirize kuko ibyejo bibara abejo iyo witeganyirije ejo hawe wazabara ibyo witeganyirije mbashimire cyane ariko kandi abafite ibigo bitandukanye by'umwihariko ibigo by'amashuri turifuza kumenya impano ziri aho ngaho iwanyu abafite ibigo by'ubucuruzi cyane cyane aho abana bashobora kubona ibyicungo imodoka ubwato bwo mu mazi n'ibindi mukifuza ko namwe twamenyekanisha ibyo mukora cyane cyane abifuza gusohokana abana nk'ibigo by'amashuri bikajya bibazana iwanyu ni muduhamagare abafite ibibazo bitandukanye ni muduhamagarire tuganire namwe twigishe sosiyete cyane cyane nkamwe mwabuze abagabo babateye inda uyu munsi abana bakaba babahoza ku nkeke bababaza ati ba data ni bande reka tuze tubiganireho wenda ijwi ry'Umwana TV rishobora kugera kure akazabona ikiganiro yabona isura yawe akakwibuka bigatuma ushobora kuba wabigiriramo inyungu yo kugira ngo umwana wawe amenye ise wamubyaye mbashimire ikiganiro nakagaruka ku Mwana TV jewe nitwa Emmanuel Kanani Imana y'u Rwanda iragahorana namwe